Ego reka nkomeze rero ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe udukurikira ni ishami 250. Nizere ko aho uri hose aho uherereye hose mu ngune enye z'igihugu ukomeje gukora ibyo ukora kandi ukomeje guhaha ukaronka. Ni ishami 250, twizere ko wakoze subscribe kuri no channel. Murabizi ko intego yacu ni ukubagezaho amakuru meza kandi amakuru abagezweho, amakuru asobanutse ndetse amakuru utasanga ahandi. Nizere ko wamaze gukora subscribe kandi nimba utarayikora kanda aho ngaho handitse subscribe, hasi aho ngaho ubonaho umutuku, hanyuma nakande kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho uri uwa mbere bijye bihita biza ako kanya bikwiyereka utabanje kubishaka. Mu gihe dushyizeho ikiganiro cyangwa se mu gihe dushyizeho inkuru ujye uhita uyibona. Hanyuma tugiye kubagezaho inkuru rero, inkuru igezweho ni inkuru yuko mu karere ka Rubavu abantu 5 barashwe binjiza urumogi mu gihugu, umwe ahasiga ubuzima. Ni abagabo 5 barashwe n'ingabo z'u Rwanda zibarizwa muri batayo ya 63 nyuma yo kubakekaho kuba banzi b'igihugu ubwo binjiraga banyuze mu nzira zitemewe bikoreye imifuka y'urumogi. Aba bagabo rero ingabo z'u Rwanda zikaba zahise zibarasa, hanyuma umwe ahita ahasiga ubuzima. Umwe muri bo yahise apfa, abandi basubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bari baturutse. Birumvikana ko ubwo ari naho bari bakuye ibyo biyobyabwenge. Ibi byabereye rero mu murenge wa Cyanzarwe, ni mu kagari ka Busigari, ni umudugudu wa Rwashungwe, ni mu rukerera rero rwo kuri iki cyumweru nibwo byabaye. Ubwo no kuvuga ko ari muri iki mu masaha ashyira uyu munsi kuwa mbere. Hanyuma warashwe yagahitana yitaba Imana yitwa Tuyisenge Jacques, yari afite imyaka 25 y'amavuko, akaba akomoka mu murenge wa Cyanzarwe mu kagari ka Busigari, akaba yari afite ibiri 10 by'urumogi n'ibizingo 2 by'insinga z'amashanyarazi. Bivuze ko ahangaha bamurasiye n'ubundi ari hafi rwose yigwe mu rugo, kuko yaratuye n'ubundi muri aka kagari bamurasiyemo ka Busigari muri uyu murenge wa Cyanzarwe, ni mu karere ka Rubavu. Umuyobozi wa brigade ya 201 ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Ngororero n'igice cya Rutsiro ni Colonel David Bukenyangarambe, akaba yasabye abaturage kwirinda kwiyejandika muri magendu, kwirinda guca mu nzira zitemewe, gutanga amakuru kare mu gihe babonye abantu basohotse mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. No hangaha rero ni bimwe bavuga bati tangira amakuru ku gihe. Hanyuma umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza Nishimwe Pacifique, we yasabye abaturage guhindura imyumvire bakishyira hamwe, leta ikabafasha kwiteza imbere aho kujya gukoresha cyangwa se kunyura mu nzira zitemewe n'amategeko. Akaba mu magambo rero yagize ati mugomba guhindura mukishyira hamwe mugakora ibikwiye, leta izabafasha. Mugomba kugarura umutima wo gukorera mu gihugu, mukirinda gukora ibitemewe mu nzira zitemewe. Hanyuma rero imbibi z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe, akunze kurasirwa abaturage bagerageza kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abenshi muri bo baba ari abinjiza amagendu n'ibiyobyabwenge. 5 bamaze kuhasiga ubuzima mu gihe kitarenza amezi 2. Ngira ngo mbibutsa ko no mu cyumweru gishize nabwo izi ngabo z'u Rwanda n'ubundi zibarizwa muri batayo ya 63 zari zarasha abandi bagabo 3 bahita bahasiga ubuzima. Hanyuma abandi 2 bari bari kumwe nabo bahita basubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baracika barigendera. Ubwo rero nyamuneka abantu mutuye muri utwo duce twa Rubavu ndetse na za Rusizi, abantu mutuye mu bice bya za Bugesera, abantu mutuye mu bice bya za Nyagatare
Nyagatare, abantu mutuye mu bice bya za Musanze biba bihana imbibi n'ibindi bihugu, murasabwa kujya mwitwararika kugira ngo mutazahasiga ubuzima, mujye munyura mu nzira zemewe nyamuneka kugira ngo ejo bundi nawe batazakurasa wagiye mu gihugu cy'abandi mu buryo butemewe n'amategeko, wagaruka bagakeka ko uri umwanzi. Ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja, ziba ziteguye ko umwanzi isaha n'isaha ashobora kuzinjirana, bityo rero ntabwo bazamenya nimba uri umwanzi cyangwa utari umwanzi. Nibakubona bakabona wikekakeka ukuntu unyura mu nzira zitemewe, unyura mu bihuru n'ibigunda, bazakurasa, kandi muri iyi sasu ntirimenya ngo ndafata ahangaha, ubwo ntirifata mu cyico nyine uzaba ugize umuryango wawe imfubyi ndetse n'umupfakazi, cyangwa se ubwo nimba umugabo bamwita umupfakare simbizi, mu gihe waba uri umugore ndetse unateye agahinda n'abavandimwe n'inshuti. Ikindi kandi nuko buriya iyo umuturage apfuye igihugu kiba kibuze amaboko. Muri ibi bihe rero barimo kurasa abantu rwose, ni ibintu biteye ubwoba, cyangwa se ni ibintu ubona ko birimo kugenda bigaragara cyane, ubona ko abaturage rero bari kunyura mu nzira zitemewe bava mu bihugu by'abaturanyi, ntabwo bari kubarebera izuba, cyane cyane ko izo nzira zitemewe ari nazo n'ubundi ba bantu bahungabanya umutekano dukunda kumva arizo nabo baba barimo kunyuramo. Reka rero ngushimire wowe wakoze subscribe kuri ino channel, kandi wowe utarayikora rwose ndakwinginze, in the name of God, mu izina ry'Imana rwose mfukamye hasi ndagusabye, kora subscribe kuri ino channel kugira ngo tujye tubana, ujye ubona n'amakuru tukugezaho rwose utabanje kuyashaka. Hanyuma rero mujye muduha n'ibitekerezo, mutwereke ko mudukurikiye, muduhe ibitekerezo, mutubwire icyo twahindura, mudusabe ibyo twakora, kuko ni mwebwe dukorera, ni mwebwe ba boss bacu. Iyi channel ni yanyu, ni mubishaka izatera imbere, ni mubitabishaka ntabwo izatera imbere. Reka mbashimire cyane rero, kandi nizere ko mukomeje guhaha mukaronka, ndetse mukomeje kugira amahirwe mu byo murimo byose.